mani niga yankubise itabureti y'ubururu ndayibuka mu mugongo niteguye umutwe ahita ambwira ya Daboji twigeze gupfa ikintu kimwe Daboji yanije igikapu bag kino kigura bingahe gito ndakijyana bakinyi ibiri Rwamagana Daboji akajya amamagana ko nyene kujya kuri Nili ngo stempo zanje ngo ndazitwara muke nabwira Daboji ndaza kukikuzanira mwumva ubwo ni nko guhoza kugira ngo amenye ko kiri hafi ejo ni exam bro ndavuga noneho Daboji ikintu ngiye kumukorera ngiye kugura ikindi gikapu ngihe umumotari akijyane si yakijyanye se yego aracyanga nceneye igikapu cyanjye bro ubwo nari nicaye muri studio na piano menya yari ahari niga yangezeho ndavuga se uyu muntu turi ku munsi wo kubeshya bigiye kugenda gute ubu gahunda ni ukurwana ikintu ari jarambwira ari Jida boy bondo urimo nka diplomate so muzi ndamuzi arambwira ngo Daboji ari hano hanze kandi nari namubwiye ko ndi Rwamagana kandi iyo nzu nta hantu mu gikari wanyura nafashe umwanzuro ndabona rero ubu gahunda ihari nta nubwo yigeze asakuza yari yicariye tu iyo nzu nta na toilette yo mu nzu yabagamo ubwo nakoye ngo phone ubwo gucuranga byanze nta mirongo nibwo nahise ndirimba indirimbo yitwa urupfu twari tuyifitanye nanga urupfu urabuzima rwambika ubusa nta munsi kuri rwupfu ubusa kuki rutambisa niyo ndirimbo Daboji ewa ni hadiko ndavuga ati sasa rero kama mbaya ndasota mani niga yankubise itabureti y'ubururu ndayibuka mu mugongo niteguye umutwe ahita ambwira ngo we ntuzongere kuyigiraho igishyitsi ahita agenda mani nta by'igikapu amaji ni umukomediyani arakageramo amakabyankuru bishobora kuba byarabayeho sinabyibuka neza ko haciye igihe kinini nk'uko wabivuze tuziranye by'igihe kinini ariko ashobora kuba yarashyizemo amakabyankuru nawe akabeshya mu gikapu igihano cy'agataburete yarabeshya kandi njyewe nari meze nkaho ndi grand frere wiwe Daboji agira ubumuntu bushobora no gutiza urugi ariko akanga ubugoryi